Mu bice by'ubutayu berereye mu mbibi z'igihugu cya Maroc mu gace ka Marrakesh hari ihene zidasanzwe zigira imyitwarire yo kurira ibiti birebire. Ihene zo muri Sahara zirimo Sahel goats, Balad goats, Mahar goats ndetse n'izindi, kuko ziba zishakamo ibyo kurya mu gihe ubwatsi bwabaye ubwibura. Zikarya amababi y'ibiti, udushami duto tw'ibiti ndetse ahubwo zikanashishura ibiti ngo zirye ibikuyu byabyo. Mu gihe uri muri ubu butayu, aho waba uri kugenda hose mu musenyi ushyushye wabwo, uba ushobora gukandagira inzoka mu buryo utari witeze. Ni inzoka z'ubumara bwica zikunda cyane kwisha mu musenyi, kandi ikibi cyazo kurushaho ziba zisa nawo. Ibyo rero bituma igihe icyo ari cyo cyose uri kugenda n'amaguru mu musenyi w'ubutayu aba ashobora gukandagira iyi nzoka. Iyo ubona yitwa Saran Horned Viper. Ni inzoka z'inkazi zigira amahembe kandi zihariye ku kugenda intambike, ku buryo aho kugenda zigana imbere ahubwo zigana ku ruhande ndetse zizingazinga ku muvuduko munini cyane. Iyi nzoka ni ingome cyane ku buryo umuntu iriye amaraso amushiramo kugeza apfuye, bituma iyi nzoka imwe mu za mbere ziteye ubwoba ku isi. Mu buzima bwazo busanzwe zibeshwaho no kurya utunyamaswa nk'imbeba, imiserebanya, utunyoni duto, udusimba duto nk'intozi ndetse n'ibimonyo, akiriye kose yikakamira bunguri. Kuva ku myitwarire kugeza no ku miterere yazo, ibyinshi izi nzoka zibihuje n'izindi nzoka zitwa Saharan Sand Vipers, nazo zikunda kugendera mu mucanga. Nazo ni inzoka z'ubumara biba bigoye cyane kuba umuntu irumye yayirokoka.